Ikibazo cy'abana b'abakobwa basambanywa bagaterwa inda gikomeje gufata indi ntera. Nko mu mwaka ushize wa 2021 imibare ya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof igaragaza ko abari 23,000 wateranya mu myaka 5 ishize uwo mubare ukarenga 100,000. Aba kandi nabamenyekanye kuko babyariye kwa muganga, ntibinasobanuye kandi ko aribo basambanyijwe gusa kuko hari n'abasambanyijwe ntibaterwa inda ndetse n'abana b'abahungu basambanyijwe. Iki ni cyaha nyamara amategeko y'u Rwanda hana yihanukiriye kuko igihano cyacyo gishobora no kugera ku gifungo cya burundu. Nubwo bimeze bityo ariko imibare y'ibirego byakirwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB uracyari hasi cyane. RIB igaragaza ko mu myaka 3 ishize no kuvuga 2018 2021 bari bamaze kwakira ibirego hafi 13,000 by'abana basambanyijwe biganjemo ab'abakobwa. Ukize kwijanisha ry'abatewe inda gusa muri iyo myaka 3 ubona ko bitagera no kuri 20%. Kuba ibi birego bikiri hasi, impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO bavuga ko kimwe mu bibitera harimo ruswa iri mu byiciro bitatu nk'uko bigarukwaho na Murwanashyaka Evariste ushinzwe guhuza gahunda za CRADO. Wenda ntabwo twabona umuntu uri kuyirya, ariko n'ubushakashatsi twakoze bwarabigaragaje ko harimo ruswa y'ibiyobya nko kuri butatu. Mbere na mbere hari ukuba bano bantu bateye abana inda baha indonke ababyeyi b'abana bakabuza abana kuzatanga amakuru. Ikindi cya kabiri nanone hari n'abayaha abana, habamo ruswa none mu nzego z'ibanze. Mu ruhe rwego uriya mwana watewe inda batuye mu mudugudu ugasanga nazo hari igihe babagabo bateye abana inda batanga utwo turuswa, ugasanga amakuru arabuze pe, bimenyekanye ko watanze na ruswa bagufungira ibyaha biragufungira guhohotera umwana bakagufungira na ruswa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bavuga ko kugeza ubu iyi ruswa batarahura nayo, cyakora bakibutsa abaturage ko uko byaba byakozwe kose uwafatwa hishira icyaha cyo gusambanya umwana yabihanirwa n'amategeko. Uyu ni Dr Murangira Thierry umuvugizi wa RIB. Ruswa ikurikiranwa ni ruswa iyo ari yo yose, ariko ntayo turahura nayo ngo kuko yatanzwe ngo kugira ngo ikirego cyo gusambanya abana kidatangwa, ahubwo ni mu ruhare rwa buri muturage kudahishira icyaha cy'ubugome. Abagomba gutanga amakuru ndetse no kutayatanga warayamenye wakurikiranwaho icyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome, ndetse icyaha cyo gusambanya abana nticyungwa. Abayobozi babyumva b'inzego z'ibanze ntabwo wahamagara umuryango wasambanyije n'umuryango wasambanyijwe uvuge ngo ngiye kubunga. CRADO bavuga ko ubushakashatsi bakoze muri 2020 bashaka kureba ingaruka COVID-19 yagize ku bana basanze ruswa izimbere mu mpamvu zituma amakuru ku cyaha cyo gusambanya abana adatangwa, aho ababasubije bari kwijanisha rya 70%. Ibi bitanga umukoro ku nzego z'ubutabera ko mu gihe bakurikirana ibyaha byo gusambanya abana bajya banacukumbura n'icyaha cya ruswa. Mu gihe byagaragara ko umuntu yahawe ruswa kugira ngo ahishire icyaha cyo gusambanya umwana, yahanirwa ibyaha bibiri, no kuvuga icyo kwakira ruswa ndetse n'icy'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana. Innocent Habumugisha, Radio Salus, i Kigali.